Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kumutacyo, ko kw'iryo zina rinyibutsa uko yakunze akamvira, abari nkanjye akabeza pe muri ayo maso ye. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Izina nkunda ni irya Yesu, risumba uko turivuga, ntawo mw'isi warisingiza mu buryo buhagije. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ryayo. Reka ngushime wowe ufata umwanya cyangwa uwufashe uyu munsi kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, kandi rwose Imana inshoboze cyangwa Imana igufashe nawe ubwawe kugira ngo ibyo tugiye kwiga uyu mwanya bize kugira umumaro muri twebwe. Mureke dusenge. Turagushimye Mwami kuko ijambo ryawe ari rizima kandi ijambo ryawe ari ukuri Mwami. Tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe. Ni ijambo rikomeye, jyewe sinarisobanura uko bikwiye, ariko hamwe n'umwuka wawe Mwami ushobora kunshoboza kandi ugashoboza buri wese kurisobanura ndetse no kuryumva. Ndakwinginze ngo uyu mwanya tugiye gufata ngo turiganireho rize kugira umumaro muri twebwe, kandi uyu mwanya ntupfe ubusa Mwami, haba kuri jyewe ndetse n'umuntu wese uri buze gufata uyu mwanya ngo yumve ijambo ryawe. Reka umwuka wera avugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kandi turaganira ku kintu, ndashaka guhuza Adamu wa mbere Imana yaremye na Adamu wa kabiri ari we Kristo. Iyo turebye mu itangiriro igice cya mbere tubona Imana irema umuntu. Tubona mu gice cya mbere cy'itangiriro ku murongo wa 26 niho Imana bwa mbere ivuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu kandi ase natwe, ngo batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo yose, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Umurongo wa 27 uravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28 Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo
byigenza ku isi. Ahangaha nagira ngo tubanze turebe uburyo Imana yakoze plan yo kurema umuntu kandi imaze kumurema. Ubundi ahangaha dusa naho tubona ko Imana yakoraga plan ikabwira n'umuntu uburyo agomba kubaho nyuma yo kumurema, ariko mu gice cya kabiri tubona Imana ibishyira mu bikorwa nk'uko twabibonye mu nyigisho ishize. Ni ukuvuga ngo Imana ahangaha umuntu yari iriho irema Adamu, imurema mu ishusho yayo kandi imuha authority, imuha ubutware ku bintu byose. Iramubwira ngo agire ubutware ku byo mu isi byose, ku byaremwe byose abitegeke. Mu yandi magambo ahangaha Imana imuhaye ubutware bwo kuba umwami w'ibyo yaremye byose. Imana yaremye ibintu byose, yabanje kurema ubwami bw'uyu Adamu, imuha aho agomba kuba, imuha n'ibyo agomba gutwara. Bivuze ngo Imana yaremye Adamu imuhaye ubutware, imuha na kingdom, imuha ubwami agomba kuyobora. Bivuze ngo ahangaha Adamu yari umwami muri iki gihe w'ibi bintu byose byaremwe. Hanyuma muri iki gice cya kabiri tubona Imana ihibwiriza Adamu ku murongo wa 16 w'igice cya kabiri. Imana Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana yamutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntukakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ndagira ngo murebe hano ko Imana irimo kwereka wa muntu yamuhaye ubutware, ariko niwitegereza irimo kumwereka ko nubwo ari umwami, hari umwami umurenze, hari umwami akwiye kumvira. Iki giti cyari muri iriya ngobyi gisa naho cyari nk'ikimenyetso cyibutsa Adamu, nubwo ufite ubwami uyoboye, nubwo ufite aho uri, nubwo ufite ibyo uyoboye n'ibyo ugomba gukora, hari umwami uri hejuru yawe ukwiye guhora aramywa, ukwiye guhora uramya iminsi yose. Hanyuma nk'uko mubizi, wenda mvuze mu magambo atari menshi, turibuka ko umugore Imana yahaye Adamu, yamuhaye Adamu kugira ngo babane, amubere umufasha. Niwe inzoka yaciyemo, hanyuma iramuyobya, imujyana kurya cya giti. Adamu nawe arakiryaho nk'uko Bibiliya itubwira mu gice cya 3. Hanyuma nababwiye ngo tugitangira, nababwiye ngo Adamu yari yaremwe, yari yahawe inshingano, yari yahawe ubutware, yari yahawe ubutware nko kuba umwami, kuko Bibiliya iratwereka ko yari afite dominion, yari afite ubutware ku kintu cyose cyo mu isi. Bivuga rero ngo Adamu yari umwami. Ikintu cya mbere, Adamu yari umwami. Icya kabiri, hari mu isezerano rya kera, iyo turebye uburyo iyo turebye abatambyi, iyo turebye inshingano z'abatambyi, bari bashinzwe kurinda ahera h'Imana. Kandi nitureba muri iriya ngobyi ya Edeni, niho hari kubaho kw'Imana, kuko Imana yari yaremye Adamu kugira ngo abeho mu kubaho kwayo, abeho mu munezero wayo. So Imana rero yabwiye Adamu, yamubwira ngo iyi ngobyi ugomba kuyirinda, ugomba kurinda aha hantu. Icya kabiri, nk'umuntu Imana yaremye, Adamu yari umutambyi kubera ko yari akwiye kurinda ahera h'Imana. Mwibuke neza, igihe Imana yaremaga, yabwiraga Mose gushyiraho ihema ry'ibonaniro, bashyizeho abatambyi, baravuga ngo abatambyi bakwiye kurinda ahera h'Imana. Niba hinjiye inyamaswa itari yo gutambirwaho, za nyamaswa zizira, ntabwo yagombaga kwiyemerera yinjira hariya. Niba hari umuntu wabembye, niba hari umuntu wanduye, niba hari uburyo ubwo ari bwo bwose, icyanduye cyose cyagombaga gushaka kwinjira ahera h'Imana,
yari inshingano y'umutambyi kuharinda. Bivuga rero ngo Adamu nawe yari afite inshingano yo kurinda ahera h'Imana, akaharinda icyinjira cyose kibi. Ubwo bivuze ko Adamu indi nshingano yari afite nanone, cyangwa se undi murimo wa kabiri yari yarasigiwe, wari umutambyi. Icya gatatu kindi, yari yarahawe iri jambo ryo kubwira umugore, kwigisha umugore. Ntabwo Imana yaje kwigisha umugore wa Adamu, Eva, ngo imubwire ko atagomba kurya kuri kiriya giti. Zari inshingano za Adamu kwigisha umugore we ko atagomba kurya kuri kiriya giti Imana yababujije, ko yagombaga kubimubwira, akabibwira n'abana babo, ndetse kiriya gihe iyo baba baravutse. Ntabyo batubwiraho niba bari babafite kiriya gihe, ariko icyo tubona ni uko Adamu yari afite inshingano yo kwigisha abana be, akigisha umugore we, akabigisha ko Imana yavuze ko badakwiye kurya kiriya giti. Bivuze ngo Adamu yari yarasigiwe nanone, yari yarahawe umurimo nanone wo kubwira abantu iby'Imana yavuze, cyangwa se reka tubyite ko yari yarahawe inshingano yo kuba umuhanuzi. Kuko abahanuzi nabo iyo urebye mu nshingano zabo mu isezerano rya kera, bari abantu batumika, bari abantu bajyana ubutumwa, bakabwira abantu iby'Imana yavuze, bakigisha abantu iby'Imana yavuze. Ubwo rero bivuze ngo Adamu yari yarasigiwe ibintu bitatu, yari afite imirimo itatu yahawe gukora. Yari umwami nk'umuntu ufite ubutware bwose. Icya kabiri yari umutambyi. Ikindi yari yarasigiwe nanone, cyangwa yari yarahawe nko inshingano, cyari kuba yari umuhanuzi. Iyo turebye muri iki gice cya gatatu, Bibiliya ivuga ko inzoka yaje igasanga Eva, igatangira kumubwira, itangira kumwereka ko iby'Imana yavuze atari byo. Hano nagira ngo mutekereze neza. Adamu nk'umuntu wahawe icya mbere inshingano nk'umutambyi, ntabwo yagombaga kwemerera ikizira cyinjira ahera. Urabona ko Satani yarabinjiriye. Sinzi ahantu Adamu yari ari, asa naho wenda yarangaye, arabyihorera, inzoka irinjira igira ku mugore we. Inshingano ya mbere rero nk'umutambyi hano birumvikana ko Adamu ikintu yagombaga gukora hano ni uko yari kuba afata ya nzoka akayisohora. Yari kuba atemerera iriya nzoka ko yinjira ngo ize itangire kubeshya umugore we. Urumva, inzoka kuba yinjiye yaratsinzwe nk'umutambyi. Icya kabiri, mwibuke ko yagombaga kuba yarigishije ijambo ry'Imana umugore we. Yagombaga kuba yaramubwiye ko icyo ari ikizira ku Uwiteka, kandi yagombaga kuba yarabimutoje, akabisobanukirwa, akumva ko atagomba kumvira inzoka, kuko bagomba kumvira Imana, bakaba ariyo baramya yonyine. Hanyuma umugore ntabwo ntekereza ko yari abizi neza, kuko urabona ko inzoka yamushutse ikamwereka ko ibyo Imana yavuze atari ukuri. Yagombaga kuba rero yarahagaze neza, akigisha umugore we, akamusobanurira neza uburyo kizira cyane kuba barya kiriya giti. Urumva, aratsinzwe nanone nk'umuhanuzi w'Imana, aratsinzwe. Icya gatatu, inzoka na Eva bazanira Adamu ya mbuto. Hanyuma nk'umuhanuzi, nk'umwami nanone, yagombaga kuba avuga ngo mfite ubutware kuri wowe wa nzoka we, mfite ubutware hejuru yawe, ntabwo ugomba kuntegeka ngo nkumvire nkuramye aho kuramya Imana yanjye. Kuko kutumvira Imana akarya kuri iriya mbuto, bivuga ko yumviye Satani, yumviye ya nzoka, arayiramije. Bivuga ngo rero aratsinzwe nk'umwami nanone, atsinzwe kuri bya bintu byose Imana yari yaramuhaye. Atsinzwe nk'umuhanuzi, atsinzwe nk'umwami, atsinzwe ndetse nk'umutambyi. Numva ko ahangaha
tugeze ahantu rero turi buze kureba noneho uburyo Imana yabwiye inzoka mu gice cya 3, iramubwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore, ku murongo wa 15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ahangaha nibwo bwa mbere Imana yari itanze isezerano ry'ubuntu bwayo ko ari izabyikorera ikagarura umubano hagati y'umuntu n'Imana. Aho umuntu yari amaze gukora icyaha yatandukanyijwe n'Imana, bituma atangira kubaho ubuzima budafite icyizere, budafite ibyiringiro, ubuzima bwuzuyemo ikibi, ntonganya, kwicana n'ibindi bitandukanye. Ariko habayeho ibihe byinshi bitandukanye, abantu bategereje uru rubyaro ruzaza rukamena inzoka umutwe ndetse ngo nayo ikarukomeretsa agatsinsino. Ndashaka ko tujya muri Luka igice cya 4 umurongo wa 1. Luka igice cya 4 umurongo wa 1, Bibiliya iratubwira ngo tubona Yesu yuzuzwa umwuka ajyanwa mu butayu. Ahangaha mwibuke ngo Yesu yaje kugira ngo agarure umubano umuntu n'Imana bari bafitanye mbere. Hanyuma hano Satani yari abizi ko ari rwo rubyaro ruje rwa wa mugore rugiye kuzamumena umutwe, nawe akarukomeretsa agatsinsino. Ariko igihe Yesu yari ashonje cyane, amaze iminsi 40 atajya atanywa, inzoka iraza imusanga wenyine mu butayu, imusanga ashonje. Mwibuke ngo Adamu we nta kintu yari abuze, yari afite n'umufasha igihe inzoka yazaga. Ariko hano inzoka ije, Yesu ari wenyine, Yesu ashonje akeneye kurya. Iramubwira ati niba uri umwana w'Imana, hindura uyu mugati, hindura ibuye urigire umugati. Aravuga ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Satani yamugerageje inshuro 3, hano ushobora kubibona. Ariko aho nshaka kuvuga hari umurongo ku murongo wa 13. Ku murongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Ahangaha Yesu amaze kunesha Satani, Yesu amaze kumutsinda binyuze muri ibi bigeragezo byose uko ari 3 yamuhaye, Yesu aramubwira ngo si wowe nkwiye kuramya. Icyo Satani yamubwiraga ati ubwami bwawe, ntabwo bisaba gukora ikintu icyo ari cyo cyose, biroroshye cyane, wendamya gusa nk'uko byagenze muri Edeni. Ariko Yesu aravuga ati oya, kugira ngo mbone ubwiza bwanjye, kugira ngo mbone icyubahiro nkwiye, ntabwo ngomba kukumvira, ntabwo ngomba kubikubona mu buryo bworoshye, ahubwo hari ikiguzi bizansaba, hari amaraso ngomba kumena, kandi umurimo ngomba gukora uri Kalvari ku musaraba. Niyo mpamvu hano Satani yamuteze ngo ikindi gihe. Umunsi Yesu yari ku musaraba, mu gihe yari abambwe, mu gice cya 23 cy'iki gice, tubona Satani agaruka akanyura mu bantu inshuro 3, anyura muri rubanda, abantu bari benshi cyane, bakavuga ngo niba uri umwana w'Imana, ikize nawe ikize uva kuri uwo musaraba. Yesu arangije aravuga ati oya, ntabwo yabivuze ariko yanga kuvaho, si uko yari abinaniwe, ahubwo kwari ukugira ngo abanze asohoze icyo Bibiliya ivuga, asohoze isezerano ryari rihari, kuko aho ngaho niho ya nzoka yagombaga kumukomeretsa agatsinsino, kandi akayimenera umutwe aho ngaho. Isezerano ryari rigiye kuzura. Rero kuva ku musaraba ntabwo byari kuba bisohoje isezerano, ahubwo byari kuba Yesu yari agiye gutsindwa nanone nka Adamu wa mbere. Hanyuma
yongera kunyura mu basirikare nanone baravuga ngo niba uri umwana w'Imana, niba uri umwami w'abayuda, ikize, va kuri uwo musaraba abantu bakubone. Satani arimo kunyura mu bantu batandukanye kugira ngo isezerano ryo ko agomba kumena umutwe inzoka nabyo ripfe cyangwa rifailing, ariko Yesu arabyihorera. Ku musaraba igisambo kiramubwira nanone cyari kiri ibumoso bwe. Satani anyura muri kiravuga ati niba uri umwana w'Imana ikize natwe dukize. Ibyo byose kwari ukugira ngo Satani akureho cya kintu, Satani atume Yesu Kristo atsindwa. Ariko Yesu aratsinda. Yesu aratsinda nk'umwami, Yesu aratsinda nk'umuhanuzi, Yesu aratsinda nk'umutambyi mukuru. Murabizi mu Baheburayo haravuga ngo niwe mutambyi mukuru utarinjijwe ahera n'amaraso y'ibintu ibyo ari byo byose, y'ibitungwa cyangwa y'amatungo, ahubwo yahinjijwe n'amaraso ye bwite. Niyo mpamvu Kristo niwe Adamu wa kabiri. Bibiliya iratubwira mu Baroma, reka nsoreze muri uyu murongo wo mu Baroma, mu Baroma igice cya 5, mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha murabona icyo Yesu yari agamije, ko ari kugira ngo akureho wa muvumo wazanywe na Adamu wa mbere, atanga umugisha, akureho rwa rupfu rwazanywe na Adamu wa mbere, azana ubugingo muri we. Akureho umuvumo wazanywe na Adamu wa mbere, azana umugisha muri we. Ni ukuvuga ngo mu gicumuro cy'umuntu umwe abantu benshi, abantu bose twarapfuye, abantu bose twari kurimbuka, ariko binyuze nanone mu gukiranuka k'umuntu umwe gusa, ubu ngubu abantu dushobora kubona ubugingo muri we. Ubu ngubu ndakubwira ngo niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, niba utaraha agaciro igikorwa yakoze ku musaraba, nicyo cyatumye aza kugira ngo yongere aduhuze n'Imana, kugira ngo ibyo Adamu wa mbere yananiwe wabisohoze. Kandi muri we dushobora kubaho turi natwe abatambyi b'ubwami, dushobora kubaho turi abami n'abatambyi ndetse n'abahanuzi b'ubwami bw'Imana nk'uko Bibiliya bitubwira. Rero uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo ibyo Adamu wa mbere yananiwe, uwa kabiri yarabikoze, kandi muri we dushobora kugira ubwo butware bwo kubaho nk'uko abana b'Imana babayeho, nk'uko Imana ishaka. Reka rero ngusenge, reka dusenge kugira ngo Imana igushoboze kubaho mu buzima Imana ishaka, kuko Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje kugira ngo tubashe kubamo ubwo buzima. Mu izina rya Yesu Kristo mwami turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Warakoze kudupfira, warakoze kuduha ubuzima, warakoze kuza ngo wongere utwunge n'Imana, warakoze kunesha byose, warakoze kumena umutwe w'inzoka, warakoze kuduha ubutsinzi muri wowe, warakoze kuduha ubugingo buhoraho muri wowe. Ndasengera umuntu wumvise inyigisho kugira ngo mwami niba hari icyo uvuganye n'umutima we, umushoboze rwose, umwemeze, umuhe kugukurikira, aguhe byose, akwihe wese, hanyuma gukurikire. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, urakoze. Amen.